Yesu Mana tuje imbere yawe tuje kuvuga imirimo yawe ukora tuje kuvuga ineza yawe hari byinshi wakoze muri Shalom ubwoko bw'Imana mwese aho muri Yesu Kristo hashimwe se umwami wacu Yesu Kristo waturinze buraca turi bazima muri bazima mwabyutse biremera mureguka muroga mubona icyo murya abakironse ndizera ko twese nawe wakironse Imana yacu yatugaburiye iby'umubiri reka itugaburire n'iby'umwuka. Ijambo ry'uyu munsi kuri iki cyumweru kuwa mbere w'iminsi 7 ahabera bizihiza intsinzi yo kuzuka kwa Yesu n'uyu munsi yazutse kuwa mbere w'iminsi 7 niyo mpamvu tuwizihiza tuwuteranaho tuwusengaho tuwukomeza. Niwe munsi twahawe agakiza, niwe munsi twahawe uburenganzira, niwe munsi twahawe kubaho kwemerwa, niwe munsi twabaye ubwoko bw'Imana, niwe munsi tuva mu rupfu twinjira mu bugingo. Uyu ni umunsi wo kurokoka, uyu ni umunsi wo gukizwa. Niyo mpamvu tuwubaha. Dusoma Itangiriro 28 kuri 10. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeye i Harani. Aha yarahunze mwene nyina Esau ashaka kumwicisha inkota kubera yari yamwambuye umugisha, yari yawumwambuye wose, aramuriganya ko ari we mukuru, bituma se aho umugisha Yakobo kandi yari kuha Esau. Ariko ibi nanone biragaragaza intambara y'umwuka na kamere. Yakobo yarepresentaga umwuka, Esau yarepresentaga kamere. Kuba Yakobo yaramuriganije akamwambura ubukuru akaba ari uragwa, ziriya ni isezerano riba rishaka kwerekana ngo nubwo tuvuka turi abakamere ariko dushobora gusaza turi abaragwa. Ikugomba kucumva neza, dushaka kuvuka turi abakamere ariko tugasaza turi abaragwa, kuko Yakobo ntiyari umuragwa ariko yabiheshejwe n'ubutwari n'ibyo yakoze. Nicyo gituma abana bagenda umwe representa kamere undi representa umwuka, nka Kayini nka Abeli. Nanone biragaragara nka Ismaeli nka Isaka, aba bana bose ko ari batandatu aba naba representa intambara ya kamere n'umwuka. Uzabareba abana bose bagiye habaho guhangana gukomeye hagati y'aba bana. Umwe akaba umurepresenta w'umwuka undi akaba wa kamere, kandi nyine umwe agakora ibinyakamere undi agakora ibinyamwuka, bakurikirane bose uzabirebe. Agera ahantu araharara buracya, kuko izuba ryari rirenze yenda, abonye burije aburi yarara. Ageze mu ishamba ibintu bimukomeranye, Yakobo aracanganyikirwa. Yakoze iki? Abonye bikomeye icyo gihe, ntacyo ari bwisasire, ntacyo ari buryame, ntacyo ari burye, biracitse. Yakoze iki? Yenda ibuye. Mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho, arasinzira. Wewe wasinzira uri mu ishamba ryawe nyine? Wasinzira baguhiga? Wasinzira wangaye? Wasinzira udafite icyo urya, utazi niyo ugiye? Wabikura he? Dore icyatuma usinzira muri situation mbi nk'iyo, mu gihe ushobewe, mu gihe uhigwa, mu gihe wanzwe, mu gihe wangaye, mu gihe utazi iyo ujya, mu gihe utabona destine yawe, mu gihe utabona imbere n'inyuma, mu gihe ushobewe utari kubibona neza. Icyagutabara muri icyo gihe ni iki? Ni ukwenda ibuye ukaryisegura. Shaka ibuye uryisegure, shaka ibuye uryitwaze, shaka ibuye uriryamane. Iryo buye ryari Kristo, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko kumana ryaratoranijwe ribi ry'igiciro cyinshi. Bibiliya ikanavuga ngo uryisunga wese cyangwa ngo uryizera wese ngo ntazakorwa n'isoni. Nta soni zari gukora Yakobo, nta n'inzara yari kumwica ngo anagira ibibazo. Yari yagize revelation yo ku rwego rwo hejuru, kuvuga ngo ibindi biranshiranye, reka ntori ibuye aho bigeze. Abatoye umugisha, atoye ubuzima, atoye amahoro, ngaho kera hakuye amasezerano. Kuri 12 kubera aryamye kuri ryawe yaryiseguye, ararota. Wareka kurota ute? Wiseguye ibuye, sino kurota gusa, arabangwa aranabona.
iyo wiseguye Kristo urota inzozi zirimo kubona, si inzozi zirimo gucanganyikirwa no kuvangirwa, ni inzozi zireba, zibona ibifatika. ngo arabona, abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho, kandi Uwiteka yari ahagaze hejuru yarwo. aramubwira ati ndi Uwiteka Imana ya sogokuru. iramwibwiye kubera ko yaryamye aho imurangiza, yaryamye aho imubona. urashaka kurara aho Imana ikubona? isegure Kristo, rara niryo buye aho urifite wese, nubwo yaba ari mu ishamba rya rindi ry'inzitane. ijuru riramujimera, riramubona, riramukurikirana ahageze hose, kubera ko ijuru rirebana n'ibuye. ijuru ikimenyetso gikomeye riboneraho ikiremwa muntu ni ukuba gusa ufite ibuye. ni nka kurya kutwaye inyenyeri. inyenyeri mu ijoro ntiyabo, umuntu wese arayirangiza. abona abamarayika b'Imana baruzamukaho bakarumanukiraho, kandi Uwiteka yari ihagaze hejuru yarwo. aramubwira ati ndi Uwiteka Imana ya sokuruza Aburahamu, Imana ya Isaka. iki gihugu uryamyemo n'iki gihugu waryamyemo nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Imana niguha icyo gihugu uryamyemo, Imana niguha icyo gihugu urimo. kukiguha ni gute? nuko kikugabiza, kikakwerera, kikagutungira, kikakubyarira, kikakororokera, kikarema amateka. ntukibemo nk'uwagowe, ahubwo ukakibamo nk'uwagihawe. iyo ufite ibuye igihugu uragihabwa. niho Imana yabwiye umugaragu wayo ngo aho muzakandagiza ikirenge hose ndahabahaye. impamvu bari bafite rya buye ari ryo Kristo. rimwe Mose yegamiye akabwira Imana ngo ndakubona amaso mu yandi, Imana turambona upfe nta undeba. arayibwira ngo ndakubona. niho Imana yambwiye ngo nkeretse uje mu rutare, nkeretse uje mu ibuye, niho honyine wambona ukabaho. yahise aja muri urwo rutare, iryo buye. uwo yari Kristo. yari imubwiye ngo nta handi mwambonera atari muri Yesu, nta wajya kwa Data ntamujyanye. bihurirana n'icyo Yesu yavuze, nta wabona Imana atayeretswe na Yesu. ririya buye Mose yegamiye, ngiririya ryabahaye ibyiringiro, niryo Yosuwa yari yiringiye. mu butayu ryabahaye amazi, urutare rwabahaye amazi, inyota irashira. nicyo gituma Yosuwa atigeze atatira igihango cy'uru rutare cyangwa se cy'iribuye, yaragikomeje. iyo rero ugendana amasezerano y'urutare, ruriya Yesu yavuze ngo urwubakaho, nubwo umuyaga n'imivu n'ibindi byaza, ntacyo inzu ye yaba. aramubwira ngo urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi, uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba, ni kasikazi ni kusi, kandi muri wowe nimo urubyaro rwawe, nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, we nzakikugaruramo. ibyo watakaje Uwiteka azabikugaruramo. nimba ibuye warahuye naryo ukaryegamira, ukaba wararyiseguye, azagusubiza mu byo watakaje, azagusubiza muri gakondo yawe, azakugarura aho bakwirukanye. yari kumubwira ko bari bamwirukanye yahunze, ibintu byakomeye, yangaye. uzagaruka muri iki gihugu, uzasubira iwanyu muri gakondo. nzabigukomorera. reka bikubeho nawe uyu mwaka mu izina rya Yesu.
ijuru ryibuka ibyo watakaje rizabigusubizemo kwa jina la Yesu. Dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Sinzahava ibi ntarabisohoza. Ibyo yakuvuzeho ntazareka, ntazatuza, ntazahwema atarabisohoza ku buzima bwawe. Yakobo arakanguka aravuga ati, nukuri Uwiteka ari ahantu nanjye nari ntabizi we, sinari namenye ko ariko biri. Aratinya aravuga ati, erega aha hantu hateye ubwoba, aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana. Erega naraye mu nzu y'Imana. Iyo waraye kuri Yesu, iyo watoye ibuye, ni ukuvuga ngo uba winjiye mu nzu y'Imana, uratangira ubona amabanga yose y'ubumana. Nicyo gituma umugabo avuga ati, naraye muri rompwe, aho abamarayika bakatira bamanuka abandi bazamuka. Nateje ambuteyaje kabisa, kumbe ndi mu irembo ry'ijuru. Noneho hano agiye kurangiza aravuga ngo noneho kandi ni inzu, ahantu nta kindi ahubwo menye ko ari inzu y'Imana. Aha niho rembo ry'ijuru. Yari yarirayemo icyambo, karara mu irembo ry'ijuru, icyambo ukubaka mu marembo y'ijuru, icyambo ukabyarira mu marembo y'ijuru, icyambo ugakorera mu marembo y'ijuru, icyampa ukarerera mu marembo y'ijuru we. Yakobo azinduka kare kare, yenda ibuye yiseguye, arishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya elayo. Rya buye yiseguye nta kurikinisha, ntirikinishwa. Araritora ararishinga. Iryo buye wahuye naryo ugomba kuryubaka, ugomba kurigira inkingi, monima y'ubuzima bwawe. Ugomba kurisukaho. Yarisutseho amavuta ya elayo. Bivuga iki? Mbese ni nko gusuka amaturo. Aya ni nk'amaturo yarasutse ku gicaniro cy'Uwiteka. Mbese ni byiza, ni nko gusuka ubuzima, ni kubwegurira uyu Kristo wahuye nawe. Aho hantu hayita Beteli, ariko mbere uwo mudugudu witwaga Luzi. Yakobo ahiga umuhigo ati, Yakobo ari gusoza akora iki? Yakobo ahiga umuhigo ati, Imana nibana nanjye, ariko wa Mana we, reka nanjye ndisenge nawe ndigusengere. Imana nibana nanjye, ikandindira muri uru rugendo, ikandindira muri ubu buzima, ikandindira muri iyi situation ikomeye ikomeranye isi, ikayindindiramo, ikajya impa wa Mana we, ukampa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro. Kazabona nsubiye mu buzima buri normal, kazabona nsubiye mu bintu byanje, kazabona nsubiye mu byo natakaje. Uwiteka azaba, reka mvuge ngo uzaba Imana yanjye. Ayemereye isezerano nk'iry'umugabo n'umugore bagomba kuzagirana. Niribuye nshinze nk'inkingi, izaba inzu y'Imana, izaba inzu aho nsubirije aha, nzahubaka inzu y'Imana mbereye kuri iri buye. Inzu izaba yubakiye ku rutare, kuri iryo buye. Ni ukuvuga ngo inzu y'Imana igomba kubakwa ku rutare, arirwo Kristo.
kandi ku byo uzajya umpa byose, ibyo uzampa nkiri mu isi, ubutunzi uzampera muri iyi si. aravuga ngo sinzabura kuguha kimwe mu icumi, sinzabura kuguha kimwe mu icumi muri ngibi byifuzo nawe ufite ubwo ati Imana nundinda muri iyi situation, nkabona ibi bintu binkuyemo, nkabona urangaburiye sinishwe n'inzara n'abana banjye, nkabona sinandagaye muri ibi bihe, nkabona usubije iwacu cyangwa se usubije mu byanje biri normale, nkwemereye kuzaba Imana yanje burundu. aha yarayibwiye kubera ko yari Imana ya sekuru n'Imana ya se, iwe bari bataragirana isezerano, naha yayemereye ko bazarigirana. mbese yibwira ngo nubwo Isaka yapfa ntuzabaho utagira umuntu, nge ndahari, tuzagirana isezerano. icya kabiri, mu butunzi uzampa bugiye kwaguka, n'ibyo ngiye gukora bigatera imbere, sinzabura kuguha kimwe mu icumi mu byo uzampa byose. nimwakira ijambo ry'Imana abantu b'Imana, iki cyanditswe mu gihagarareho uyu munsi, mugisengeremo, mugisome kibafashe, mukibonemo Kristo, murebe n'ubutabazi bw'Imana. n'ingene ari inyizigirwa, Imana y'inyizigirwa, Imana idahemuka, Imana gitare gisanga umuntu ahageze mu makuba, mu kaga ka wenyine, ariko akintervene agaseruka, ahatari ibirya akabiba, ahatari wisegura wisasira urutare rukaboneka. Mana mu izina rya Yesu, abera bose bakoreho, basura ubagenderero, ukora ibitangaza ku buzima bw'abera. ijwi ryawe ry'impumuro nziza ryumvikane, humuriza imitima, tabara bari mu ishamba ryabonyine mu butayu, abantu bahure n'urutare rubeshaho, rukiza, ruzura, rudakoze isoni. uyu munsi ukora igitangaza, iyi dimanche biyumugisha kubera bose mu isi. niki cyumweru tugiye kwinjiramo, ukomeze utubera Imana muri byose, mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen, amen, haleluya. komeza mu ijambo ry'Imana, usenga usabana n'umwami wawe. arahara arakumva, agiye gukora ikindi ku buzima bwawe. Citege.